ariko nduri kureba shinga isuka zaza ryari Yesu kumbuye abanje hananiye Nanakuvuga kunseka. oya ndaca kiraremere Bijiyobir yamukubise. Amisulayi gucugotiya Inzi wemenye sigiye iwacu se ni muhero Dore. iye uvuga niyaga okagwara umusonga we urahogomba hano uteraga dimbu hano ni kwa nyoko sozaji wanyu Ubona ndananiwe koko. kananirwe kujya ariko reka ngubwire Tina mama Doro sinakuzanye ngukunze do ungeza kirahurudutse gara amazi kugasize hanze gajyane fatwa na yino uyifata gira vuba se Koma. Papa Dore wajyangirira imbohe koko. ndi nyoko Ubonagwa. gigavuba ugahura n'amacinya sha kuzana umugore ngawe uzi kurutwa na rya tungo ryanjye Papa Dore wajyambabarira uranduswa n'itungo. urutwa na ririya ndama yanjye suri umugore cyangwa uri umugozi sha cyandaza hano sha hubwira uyu mugore we nzashwa kundi mugore utwa ni radiyo bondoga mu bikuru kutabazandi Papa Dore wajyangirira imbohe koko. Ngubu reba iyi mitwaro, reba umwana mu mugongo. uragapfana nayo Ariko fata tugenda ndafata koko Papa Dore wajyangirira imbohe mugabo. hambwa hano ngwereke ngwino ngwereke kugise kidafunze wabaye urongera kwandara ndagutsindira iyo tugiye ndagutsinda mu kajaji uranyumvishe Bari mugabo nkunda. iryo riro ko cyari sohorase Mugabo ndibaza amoko. Yamanyira abanze yanakoze gaheruka. uzagende swa bari guhombanya ubundi nakujyanye Ariko wa mugabo Ngwino ngwereke. kuncunaguza koko. ndi umucunaguzi Ndaga ariko mvuze. umva Madoro uzi ko Papa Dore urawumvisha nokwica none wumvisha ariko mvuze. nokwica Bavuze kungoresha iby'agahato byo ndashoboye koko. Yewe mu ruho we. fata Wasi Papa Dore ninda. genda se Murinji. karindwe n'urupfu Genda. wo kirukangaho n'iminsi genda ukagenda buganyago genda nyura hano fashiki None yananiye si kuko hambara ugende hambara ariko nduri kureba ubu ndayirukaho nyifate sha Eko Papa Dore ngubu iyo nama nabishoboye koko ndagura uko ni ariko kushobora gakuja nayigurishe wonanza umusururu ayika uzabire kusi wozamuka none si Papa Dore kuri uko ubona ndambaraga zo mfite zo kwazamuka ariko mana ni umugore buri umuntu arahinga ryari kabanza ncire hano amasuka hano kigikorere si vuba ariko mana uyu ni umugore
urutwe na nyoko ushobora kaza na nyoko nanjye hananiye nanakuvura kunseka oya ndaca birakomeza inshuro gusa genda ihute nihute mfite imbaraga papa Dore ndamaguru ufite amaguru ndayafite kangende uko nshoboye ariko yino ndamutse ko yifata nibyo mfite ndayifite ushaka wanayibona kugenda uri kunjugumbaho ibyo ni byo ushoboye n'ugwengera aho ndaco ndakibazo murabona aho ikintu ko umuruho w'iki nawe rero ngo wararushe kambarase umwangaraye mubi ese kugira ngende uteko kuruza ukagenda ubu nisanga hafi mu nda h'ijyajaje aracyari karariko ariko si papa Dore ubundi wanyakira isuka imwe kuri kubana tugeze ku muhingo ariko ndamubwira uri kumva ngo ngwakire ati papa Dore hano ndashobora kwasiga kambara ariko mana ayi ewe we yesi ndahashoboye no mu ndambara shikaramu narasimbukaga nganga yo ndaba umusore buri butabira ndaje gira vuba Dore ko mwana wanjye hasi manza mpinge uryamyeho gato gacaka mba nguryamishije naho buryamya uryamya zaza ryari Yesu zaza ryari Yesu uhagazaho ahantu ko mbona nta nyoni itambara ubwo barahari amadoroka nta muntu unyikiriza zaza ryari Yesu ukumbuye zaza ryari Yesu umva musore waba ugarutse hano nkakubaza gato urubaha hafi nduhana imbere mubaze gato hari ikibazo wa mumama w'ahangaha waba uzi aho yagiye ko ngazeyo nkamubura mubonye ari kumwe na mugabo we bafite amasuka haciye hafi nk'amasaha abiri banyuze hano aho bagiye guhinga turahazi ndahazi wabigirira neza se ukandangira cyangwa ukanyereka inzu ugezeyo nta kibazo urakoze cyane dore ni hariya dore ngabarira ni bara bari guhinga hariya haziritsemo n'intama urakoze kundangira imana iguha umugisha pe nawe njye ntabwo nari kupfa kuhamenya oya nahaba harimo ari gukinanduka n'ababana rose papa Dore ko nari ndi kuryamisha dorokasi ariko uzinga ibyo babimbwiye kamanze ngwere manu mu ruho z'inkweto zitambitse mu nzira nazo ubundi
ndazishira inyuma dacu ariko inzara irangiye sha irakuriye none kugira ngo urajye ikindi turajya icyo turakuramo no papa Dore uzi ngo mbanywe na nyoko byagwira ibyo urajye ngo mbanywe na nyoko sha hano kiri kwatira cyasigiye ikwasigira ndetse none umurima wose ndawurangiza hano nose umuntu tumwe ndarangiza umuntu ari kubundebe ariko uretse nduhuke ndabyo ndi gutunaramo ngibi birayi by'urajya kandi ndi kubibona ndahingwa hejuru ndabyo ndimo ndi gutunara ku kihosha ndabyo ndimo buri guhinga kandi uhuke uri ndabyo ndimo aha na kino kibara naco kinarakomeye wohi gukubita tukuri gukurura iryo ni ihinga si papa Dore mbigenze teko ndambara wabaye erega ndananiwe nduvuye mu rugo maze kunundwa byabijumba byarimo ndubi anyajera asigariwe ewe tundi yena tunare uri kuyogira imwe reka nduhuke hosha nabyo ndimo uri guhinga ndahaca ngo hinga ukenyeraga ibingana ariko papa Dore kamutware mwiza wakwigira hirya ngahinga ko atwara imbere mu menyo hano habaye iki rasi ubu ni impinga nkagera aho ugeze nkagutema ndagura nkubita koko ni imbabazi bazi ngaho gahingwaho hejuru hinga vuba reka noragura ibi birayi byo kurajyaho ukagira impano ukoze turimo isuka hasi shinga isuka umumara n'uwo gwiri ibyo bingana guco bicocange ndacu ariko mana uyu mugore nazanye ngweretse nyoko cyane no kwereka nyoko wifashe ariko uzi ariko papa Dore wajya uramenya ko ndi umufasha wawe ugira umugore ngawe nogira rino tungo ryane ngararanyije na irana ubu siko ndi guhingira wanye najyo umva najyo riririmba sha iri kundirimbira kanihangane kwiriguraho gomba sanza uzaza zakurusha ugiye iwanyu nza n'undi mugore bibirayi na buri kanya icyo kigozi ugishije monde na hari ahakubita aho hiye aho ndaruka bitotoro tushize mu buhinge ariko papa Dore ubu koko nabigenza kandi reba indama yanje ndaheza buri guhinga nawe hirya uhahinge hose ari mu rwiri rero naho si urwiri gusara wagira narwo barutumye kundusha ngo kuko umuruho wambanye muremure nahira tazihereza ry'uyu muruho ndananiwe pe ikeza sha turi keza wagatama uruta umugore nazanye kigore ariko kiriya kigore sha nzakwereka icambere cyo kizi ngo ndamafaranga mbi cyahinga kitahinga ndarara nandi inyama nogeza mu rugo urwagwa ariko si kwa karori ndeharaye ariko ejo rwariyo rushushe uno rwabaye umurambi
bose umugore yoba atagira isuku sha uzi igihe nahinze napfuye nabi Mama Doro mbe Mama Doro ahure n'amacinya gatwara imbeba mu menyo sikoro ukuntu uteza nkoziki kandi nzanira ko gasheke kanye gatamira ariko wa mugabo uri unagiye kujya ibisheke aho tutahinze ngo tugeze kizane ngije ariko nawe mama sangi kuzanire bitabyari bibazo dore ko menyereye gukubitwa no gutoteza ihute kadara kasamara Roka wasinziye mwana wa Ndabona umeze neza rwose anzanira twigisheke wokihuta ariko papa Dore urukunjana urukunyirukansa urukubandana ndiwe koko kandi umuntu yica gundi ko niba nawe wafashe akanyura naruhuka tambara sinzanira aguzanire mugabo mwiza nikundiye genda uhinge genda unangaraye kuki Papa Dore wari uzi ko umbuhuru tuye umugongo ugahita ucika ni ukuri ngahinga hinga utabuze kundeba ewe muruho ariko mani ibi bizashira bigenze ute koko ariko nakano gatama kanyo ndacu turahinywe ukururuka turava hano ryari umva ngubwire wohinga Papa Dore wareka ngaruhuka yomenya ngaza ariko ndaza n'undi mugore kuko ndacumaze kubona uri kujya aha ayiwe none ngirute ngo ndebera iryo hinga ushaka uko nyina yashatse amara amazi ukanihangane akiri guhondoga guco wozaji wanyu sugira ngo nagusanze nibagiwe ko iwacu hahari ariko ndagiye mfite cyo kuzasubira nanjye nari ngo nikoreye abagore Daki Mama Doro Kame Papa Doro ndagurarangira cyagiharo rabura gato batugundi muzenzo sha nzara munaniro mana sutakaga inzara wahinze he ahinze kuri kujya urukuma iyo ndiye iravubaza yewe inzara byo rwose inzara n'umunaniro birahari urataka inzara ujyaza kwa nyoko Mama Doro Karame Papa Doro yewe umugabo nawe se bwari kumva ko ndi kuvugara nibura basinga mbe kuri kara gasheke ndi kuvuga ko nisonzeye ndanabyumve nabivuga cyane si yanyu ngo ndiyangubita ni hariya bari abantu kubona bari guhinga mfite n'akazi kenshi rero ubwo ndagiye kujya kugakora kandi tuzasubira urakoze pe umbere umuntu mwiza nzakenera n'akanamba kawe ariko nta kibazo yego Papa Doro uraje komera sha cyane ndabona mwagakoze woza ukamanza wangora urakora mbe muroko cyane aha wa mukobwa we none ngo reka mbe murokore akantu narinkuza nese komere
nageze mu rugo ndababura bandangira ko urakora yego mukomere yego ndabona warakoze ndibona ko none nta kibazo amakuru y'iminsi komere zana nguture ese amakuru mbe nicayeho gatoya unganize nicaye maze kunanirwa uranyiciye ni akantu mama yarampaye mugera mu rugo we akaba yize kuko azi ko umugabo wawe akiri isoni yavuze ati ntabwo ari buhagere ahubwo aranyohereza ngo ngaba ari njye wiyigira mbere n'uko umerewe aha ndaho ndakuntu nahinze n'inzara yose ahubwo nimbinga kibaya cyose nginge njyenyine ngo ndutwa na iriya ntama y'urukumva iri kuvuga iriho hirya ku mpinga wa mukobwa we muzi gusenga mujye murantwerera isengesho imitwaro ni yose umugabo ndakungirira imbuhwe mbese ubu baragutya gutya nta kindi nigeze nkoza mu kanwa kandi nadora ko nashemuhetse mu mugongo utagira ngo isuka ye ninjye waje uyimutwaje mbese ikintu yafashe ni intama nayo nuko yari icitse nkabura ubwayiruka ngaho n'iyi mitwaro n'umwana mu mugongo gukomeza kwihangana muri iyi si ntibyoroshye gusa mama yambwiye ngo wihangane nawe nabona ubwaza azatugura gusa ntacyo uwiteka ari mu ruhande rwawe azahora kurwanira uzabicamo ariko ariko bizarangira nawe imbere y'ubwoko bw'Imana ushime kwihangana pe ni ukwihangana ndakundi muri iki kibasi waruzanye niki harimo agafu k'igikoma ubwo n'ujya ubona akabaraga uzaza ukigiza agakoma yewe se urebe ko wagira akabaraga ukuntu wabaye murakore nawe ujye wiyita murako kuko itari kunyumva umwe mw'icyo gisekuzanye miki turebe andebe harimo utundu harimo ibiryo nabaho gute ushaka uko nyina yashatse amara amazu kandi wa mukobwa we kandi ko inshakira mu ruhita baza amoko ureba uri mu ruho murako ni sawa aha ndakundi ni sawa turakomeza tugusenga gusa murako ni sawa nubwo turi mu murima kadutera isengesho twumve ko muhaguruke mufatanye guhinga mama Dore muhinga ariko nawe ujya uriyitaho uramutse wabereye umugabo yari kubita nawe ngo ntacyo ndakiri kubirya bantu ureba agahinda anyuramo mugirire neza icyo tugusabye twizeye kandi urakoze kutwumva muri aka kanya duciye bugufi imbere yawe ndamusengeye urakoze kutwumva amen uransize komeze wihangane naringize ngo waba uri kumwe nanjye nibura ndanujeho gatoya ku rutoto rw'umugabo oya mama yambwiye ngo nihute gusa arambwira ngo ukomeze wihangane kandi nawe ubwawe ukomeze wiyiteho mu rugo nari mfite imirimo myinshi nzagaruka ngaho muri ako genda nta kundi ukomeze wihangane pe ariko gusa nuko ugiye nawe urabibonye ndawe nsize nk'uko mpora mbikubwira buri gihe cyose uri kunsengera niba bizashira byo ntabwo mbizi wihangane ubwo nzagaruka bayi bayi muruko uratashe bayi papa Dore icyo cyagise ko gisize
muragicyura nzaza kugishyikira mu rugo. hambara ariko umva uzi ibyo njya kukubwira ariko uretse ndi kukubwira ngunda sinakubwiye ngo ugarukire Yesu. uri cyiza tegere hino ariko kutanzuhuje amicuraye wina ngubwire cyambe njya kuvuga ngo amicuraye gucugucugotiya amisurayi gucugucugotiya ariko ndacu aragiye ariko ndabizi tuzongera guhura wase utaraye Papa Dore ariko sha umugore kujya wakihangaruka nkorera amakonsonge uri kujya iki wakoze iki simbanye murakora tuzaniye ibiryo kari ibyanjye n'ibyawe wakoze iki none byose urabimaze wahinze he ahantu hose nahinze burira ukubona niba unaniwe cyane nabiriye bitewe nuko nateye imbingo nahinze nahaye n'indaro uri kunekera iki mbega inzara niki tuzajya iwanyu twongere duhinge gatoya gukira iki hambara fata isuka tugende enda dutahe none se wareka kumpereza amasuka ndarareba umwana gendeye ku mwana ihute Basi Papa Dore inkoni yawe yinzanire yego tuko ndayishoboye yizane gahanga ayisura tubakoze dutahe nakira mutware mwiza fata Papa Dore wakwihangana ko nani mvuze ngo iki fata none kuriye ndariye kajama ariko uko ngo barariye wakoze iki wakoze urandaje Papa Dore wabikuye he kari nje bari babizaniye ariko mana uyu muruho nzawugezahe koko ariko mana umuruho we hambara ariko noneho ndarushe koko ndarushe uzanye ngwereke toragura n'ibyo birayi Papa Dore nkunda bitora toragura tugahura n'amacinga ariko koko toragura gira vuba utoragura byakunaniye Papa Dore koresha amaboko abiri se nasi uko nakoresha ukundi kuboko gute ko kumfasha iyi mitwaro mfite wikoreye iki mugabo we ntabwo utari umugabo wo kundusha ubuzi uko ndusha urusha iki se harushe mama ari kumbyara na Simoni warushe mwene Simoni ngira umugore umeze gutya mwene Simoni ndabikwereka ubwo se ndahaguruka ute noneho ra ahagurukira Dore wambagurutse koko basi bwa rimwe mu mateka tubaye hambara zana turi kwandara muke subu ndahaguruka ute wakihangana bwa rimwe mu minsi yose twabaye gahure n'amacinya ukamagurutse ahantu uko binaniye koko cabandi wagurutsa mu sanduku hono bishobora basi hangana umagurutse muri uyu murima tutahe iri shaka na shato zana ego
kirareme n'indumbara enda fata enda kanza njisha umwana neza siyo ndaseho abantu kugira ngo abana barandeba none dore ko ndari wowe wamubyaye kandi ndanzi niyo wamukuye kaburetse mbanze najisha mugabo mwiza Bijiyobir koko none ushaka unashatse si data katashatse gutya ashaka uko nyina yashatse maramazu nanjye mba narashatse uko mama yashatse niba ari aho ngaho turi kwicuza bwo fata ihangane wa mugabo we yego yewe ndo ndabigezayo fata jana subwiye mama yo ndayifata ute papa umba nkubwiye papa Dore uzi ko no gukwita ifuni wambabarira ngubura bakira njijutse Dore ko buramutimvye dawe wabuhombye akira njishiriza basi cyangwa umfasha ino mbegeti kazwaga kuri nyoko kuri to hano nasaba papa Dore urukomereza hambara fata tutange jimbereze tubwo ndaye jimbere tugende ariko nduri kureba gahe tina we tina uri guhokazwa mu biti wavuga ngo munda ubwiza ikibazo mu fata tugende hambara ndi kubabara munda ibyo ni ibikureba ndaco munda aho ndaco havuze munda ndaco havuze tugende ndababaye pe ubaye iki ndaguye kandi ndavune awa dana urusoni urababaye urayizanye yego sha ndubaka indama bave iyo ayikuye hambara tugende uri kutayifata nshabe niyitumye ngo bwa mbere ndabyo ndimo ngo hambara wino nawe ikico cabaye gaya vuba none ndashoboye ushoboye si abakozi ikihambara tugenda komeza yewe urananiwe tokoze aya mazi buri munsi buno bwana ngaho umuhungu buri kumwe bakoze bangana gutya burugiye no gukuba mugiye he turebe karabara cyakoze tirasuke yemwe ba